ubutumwa bwiza bwa Yohana ndavuga mu bice bitandukanye ariko nicyo ngumamo ntabwo kivamo kugira ngo twungurane amagambo arimo. Reka rero dutangire dusome igice cya Yohana cya 12. Ubutumwa bwa Yohana uko bwanditswe na Yohana 12 ibice 12 umurongo wa 48. Turasubira dusome ku 10 ibice 16 zo muri Yohana ibice 17 n'ibice cya 19 ari turangiriza nyuma tugane amagambo magufi tutarambiranye. Ndasoma nihuta mwakwandika ibice Yohana 12 umurongo wa 48 kuza kuri 50. Ndagenda mvuga ibindi bice. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo utanga ntiyemera amagambo yanje afite umucira w'iteka. Ijambo navuze niryo rizamucira w'iteka ku munsi w'imperuka. Sinabivuze ku bwanje ahubwo data wantumye niwe wantegetse ibyo nkwiriye kuvuga n'ibyo nkwiriye kwigisha. Naje nzi yuko itegeko rye ari ryo bugingo buhora. Nuko rero ibyo mvuga bivuga uko data yabimbwiye. Amen. Amen. Muri icyo gitabo ibice 16 umurongo wa 12 kuza ku 15 arandika uko Yesu yaraye avuga ngo ndacyafite ibyo kubabwira byinshi ngo ari ukundi mubasha kubyihanganira. Ariko uwo mwuka w'ukuri naza ngo azabayobora mu kuri kose kuko atazavuga kubwe ahubwo ibyo azumva n'ibyo azavuga kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza kuko azenda ku byanje akabibabwira. Ibyo data afite n'ibyanje nicyo gitumye mvuga ndi azenda ku byanje abibabwire. Amen. Yohana 17 umurongo wa 4. Yesu abwira se aramubwira ngo nakubahishije mu isi ko narangije umurimo wambaye gukora. Haleluya. Amen. Ngo none data imbere yawe ngunyubahirishe cya cyubahiro nahoranye ngo ndi kumwe nawe isi itararema. Amen. Imana ishimwe. Amen. Aho rero bishingiye ikigwa cy'uyu munsi niho mperuka gusoma ni Yohana ibice cya 19 umurongo wa 28 kuza kuri 30. Ndaheraga gatoya kuvenda banza mvuga ivensi ya 4 yonyine mbone kuja kuri 28. Haravuga ngo Pilato yongera gusohoka arababwira ati dore ndamusohoye ndamubazaniye ngo umenye ko ari nta cyaha mubonyeho. 28 aravuga ngo hanyuma y'ibyo Yesu amenya yuko noneho byose birangiye. Wagira ngo ibyanditswe byose bisohore rwose niko kuvuga ati mfite inyota. Wari hateretse ikibindi cyuzuye vino isharira nuko benda sipongo yuzuye iyo vino isharira bayishyira ku rubingo barayimusomesha. Yesu amaze gusoma iyo vino waravuga ati birarangiye ngo acuri ku mutwe umutima uraca. Imana iduha umugisha. Amen. Tugiye kuganira murambabarira gatoya ndaza kubasubiza inyuma. Ndabasubiza muri Pasaka nubwo atari tukirimo ariko ari akabine kaza kabaho. Umuntu kubwiriza muri nibature biteye ubwoba. Harimo abashumba, harimo abahanga, harimo abakozi b'Imana bari kuvuga amagambo y'Imana. Bakubwira ngo uvuge ukamera nka wa mugore umwe nza mbyumva cagiye abantu bakiga kwigisha
bacu bazaga baterana amajoro cyane kandi Yego. bagaragaza sisiteme yo guhita babwira umuntu ngo uratwigisha batamuteguje. Noneho ngo batungura umugore umwe ngo baravuga ngo nabigisha. Yego. kandi bamutungura gutyo umugabo wari umaze kubwiriza. Nuko noneho ngo ahaguruka yivovota atongana ngo ababwira mu matama ngo aba nabo bagaharangara umuntu gusa bagapfa guharanga umuntu ngo none se aravuga iki ngo ni iki se wakana katavuze. Nuko abantu basigitangaza nimumwicaze ntasha afite nyabuna ngo se ikindi avuga ni iki umugabo we niwe umaze kubwiriza ngo se ni iki kindi se wa nakatavuze. Natwe basigaye bakubwira ngo urabwiriza ugatekereza icyo uvuga icyo aba bashumba basize ukakibura. Yego. Ariko bazavuga ngo azaryoha asubiwemo kandi ari ay'isi sinankaswa y'Imana. Ndavuga mbere y'abashumba bagenzi banje bagejeje ku bya Pasaka. Yego. Ndabasubiza inyuma gatoya. Nico kintu umukristo agenda. Yego. Umuntu utagendana urupfu rwa Yesu muri we, umuntu utagendana ibyabereye i Golgotha, intambara itoroshe cyane no kunesha ntabwo byamworohera rwose. Nicyo gituma numvise bimbatiye cyane kubivugaho. Yego. Jambo rero wahozeho yatangiranyije ijambo akazava ngo nibibeho bikaba. Yego. Nanone jambo wahozeho asoza byose akoresha ijambo niwe wavuze ngo birarangiye. Ndavuga ku ijambo rimwe amagambo akomeye Yesu yavugiye ku musaraba. Yego. Irivuga ngo birarangiye. Havuzwe menshi bamwe bayakubira ngo muri arindwi ariko iso mu makomantere ntabwo ari arindwi gusa. Yesu yakoreye ibintu byinshi cyane ariko muri arindwi ndavuga rimwe gusa kugira ngo ndacyanganyikisha abo dutaramanye. Yego. Turaganira ku ijambo gusa rivuga ngo birarangiye. Ibi byanditswe na Yohana mwene Zebedayo na nyina Salome. Yego. Wavukiye i Betisaida, umugabo uvugwa cyane mu maevanjile yiwe n'inzandiko no mu byahishuwe. Ndetse hari hamwe yagiye yandikamo ibintu bimwe byo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa afatanije na Luka. Yego. Nuko yavukanaga na Yakobo turabizi, kandi bafatanyaga na se umwuga wo kuroba. Yego. Ariko hari abantu batatu, Yohana na Yakobo na Petero, bari abigishwa ba Yesu b'ingenzi mu bandi bose. Uyu Yohana tugiye kuganiraho twandikiye amagambo ya Yesu. Yego. Bivugwa ko yabanje kuba umwe mu bigishwa ba Yohana w'umubatiza. Ngo ni umuhamya aho yabonye Yesu bwiwe nubwo ari kumwe n'abandi, ariko ngo niwe wabonye aho Yesu azura umukobwa wa Yayiro. Yego. Kandi Yohana niwe wari kumwe n'abandi bandi bagenzi be ngo aho Yesu yahinduriwe ishusho kuri wa musozi. Babone transfiguration. Yego. Bagasura bakavuga ngo Yohana ngo niwe wageze n'igihe cyo gucikana kwa Yesu ngo rigotareba. Kuko bivuga ngo niwe mwigishwa wenyine muri abandi 11 ngo wahasigaye. Waho Yesu yabambwe kugeza acikanye, ni Yohana wari wahasigaye. Muribuka ko ari nawe Yesu yabwiye ngo Mariya, dore umwana wawe. Yego. Nawe kanaka dore nyoko. Niwe wari wahasigaye. Aho twasomye hose rero dusanzemo amagambo menshi ariko akurikira. Yego.
hatubwiye ngo uwanga Yesu yemera amagambo ye ngo afite umutekano. Yego. Imana itubabarire. Ngo kandi amagambo Yesu yavuze ngo niyo azabaciraho iteka ku munsi w'imperuka. Yego. Niko twasomye. Aravuga ngo ndacyafite ibyo kubabwira byinshi ngo ariko ubundi mubasha kuzyihanganira. Yego. Ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose ngo kuko atazavuga kubwe ngo ahubwo ibyo azumva byose n'ibyo azavuga ngo kandi azababwira n'ibyenda kubaho. Noneho aza kubwira se, twabisomye aramubwira ngo unyubahishe Yego. ije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Amen. Ngo none data ngo imbere yawe unyubahirishe cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe sitararemo. Noneho gadutibuke mu ijambo tugiye kwiga ubwaryo. Yego. Bya Pasaka noneho bavuze ngo Pilato arasohoka ngo atangariza abantu ku mugaragaro bababwira ngo uyu mugabo yemwe bantu. Yemwe bantu. Nagoragoje namushakishije namurebye namuhindaguye namubajije ariko ndasose ndabahamiriza yuko ntacana mubonye. Amen. Haleluya. Amen. Ariko aranga aramutanga ruwera utarakoze icyaha. Yego. Aramutanga ngo abambwe. Ngo ariko kwarukugira ngo asohoze ibyanditswe byose. Yego. Nicyo cyatuye mutanga ngo abambwe. Bavuze ngo bamuramiza vinisharira cyane bashyize muri sipongo. Yego. Ngo barayisomesha ngo ayisomyeho ngo ariyamirira arivuga ngo aravuga ngo birarangiye. Nicyo tuganiraho birarangiye tuze kwibaza icyarangiye. Yego. Kwibaza icyakurangiyeho kuri wowe icyo uzi ugenda no kumva ko cyarangiye kitakigucira urubanza. Haleluya. Amen. Ikintu uzi uhamya wenyine utarinze kukibwirwa n'abandi ntibona kimenye uzi ugenda uhamya ngo ni ukuri nubwo bimeze gutya. Ikito Yesu. Amen. Niyo magambo avuga ngo ni ibintu bitsi ku mutima. Ntabwo ari ibitsi byo ku mutima, ni igitsi ku mutima. Ikawukomeza. Niko uzawumva cyarangiye mu bugingo bwawe Yesu yakurangirije. Kitagifiteho uruhare, kidafite icyo kizakubuza mu byo Yesu yavuze ngo birarangiye. Yego. Imana ishimwe. Amen. Yesu niwe mugabo wenyine wabasha kuvugira ijambo ngo birarangiye wenyine. Yego. Yego. Nta wundi wabivuga mu isi no mu ijuru. Ntawe. Twebwe abantu ntawogera ku rwego rwo kuba birarangiye. Reka da. Yego. Umuntu agira imishinga itazirangira, agapfa akifuza, akagira imirimo itarangira. Yego. Inzara itarangira. Yego. Zose ntibiza birangira ku mwana w'umuntu naho yahabwa ibimeze gute. Naho yarama imyaka myinshi abazahinda asaza kiyayifuza ataravuga ngo birarangiye. Noneho nagejeje ni byiza ntacyo ndakoze birarangiye azapfa hayagaye. Yego. Abize amashuri menshi bazabahinda bapfa bagiye bifuza kwiga yandi. Yarangiza muri domaine imwe atiyonja no kwiga n'iriya nayo. Yego. Ntawe uzuvuga ngo ndarangije ko numva ndoshetse ntawe. Nuko abatunzi nuko bazabarinda bapfa batanywe ntawe uzuvuga ndetse bazababuhisha. Yego. Ntawe urageza bavuga ngo birarangiye aho ngeze nta kindi ngikene. Ndanyuzwe ntawe. Nimpampampa abandi wa mugabo yanditse mu gitabo ciwe ngo umusungugira abakobwa babiri ngo bahora basanga ngo mpampampa. Yego.
umuntu n'impampampa ndaza avuga ngo birarangiye ndabirangije ngeze ku kintu runaka ntibibaho. Abantu bahura n'ibyo batarangiza, ariko Yesu we yageze ku rwego rwo kuvuga ngo birarangiye. Yego. Birarangiye. Ati inyota nari mfite yanzanye ndayishize. Yego. Kuko ngeze ku ntego yanjye niyo data yandumye gukora. Amen. Nujuje ibyo naje gukora kandi nabyujuje nk'uko data yabindumye. N'uwo mugabo w'abagabo, n'uwo mwami w'abami wabivuze nta wundi. Yego. Imana ishimwe. Amen. Abigeraho byose, abigeraho uko byavugwaga byose arabyuzuza. Niryo jambo zatuvuga kirimo ikindi cyandikwa muri Bibiliya bakabyita ngo ni telestai. Yego. Kiri complete, kiri tout accompli, byose byuzuye, fulfill. Avuga ngo ngejeje aho nashakaga, ndabyujuje, ndabikoze birakwiriye. Haleluya. Amen. Ni Yesu wenyine ubasha kuvuga ayo magambo. Amen. Rero avugwa byinshi yarangije, ariko muri ibyo byinshi bivugwa reka mvugemo nka bingahe. Bikuye muri ijambo bivuga ngo birarangiye. Yego. Ijambo Yesu yararangije rya mbere, yarangije ibyanditswe byose byo mu isezerano rya kera n'irisha. Amen. Arabyuzuza arabirangiza abijana ku ijana, abicumi ku icumi. Yego. Ibyari byaranditswe n'ibyahanuwe byari 9 ku 10 cyangwa 99. Araza ijana abicumi ku icumi. Amen. Imana ishimwe. Amen. Amen. Ikindi Yesu yarangije, yarangije kutazongera kubabazwa. Yego. Icya gatatu Yesu yarangije imihango yose y'amategeko. Yose, ceremonies law abolished. Arabirangije. Yesu azana ikintu kihoraho kizarangiza byose, azari umuco wirukana umwijima burundu. Yego. Yego. Yesu ni umuco iteka ryose, nta mwijima umubamo. Amen. Ikindi Yesu yarangije ibyashushanyaga kuza kwiwe. Yego. Bwa buhanuzi bagereranyaga bakamuhanura ngo Mesiya azaza. Ibyo nabyo byari bisohoye, yarabirangije cyane. Imana ishimwe. Amen. Ikindi kiri muri ijambo birarangiye. Yego. Yesu ngo yarashyize iherezo ry'ibicumuro n'ibyaha twaregwaga kuri za zandiko. Ngo arabirangiza ku musaraba, abyivuga hejuru avuga ndabirangije nabyo bikuye. Yego. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Icungurwa ry'inyoko muntu ryari risohojwe, ryari rirangiye ubutazongera. Arabikora, arabirangiza umwana w'intama w'Imana. Yego. Ariko mu yandi magambo ni ukuvuga ngo kuri we birarangiye. Ariko kuri twe ndakomeje. Yego. Iyo wararangije ibyo warabyujuje, ahasigaye ni njyewe nawe turakomeje. Dukomeje iki? Dukomeje gukomeza kwitunganya duhagaze mu gakiza. Yego. Haleluya. Haleluya. Ubuntu burakomeje kuba mwakiriye. Yego. Kwitwara neza ku rugamba ngo tudatsindwa n'ubuganya bwa Satani igomba gukomeza. Nibyo Paulo yanditse mu gitabo yandikiye Abaefeso urwandiko. Yego. Uko tuhazi twese ibice 6 umurongo wa 10 ukamanuka. Azamabwira ngo bisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Umwambara indwara zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Ngo kuko
ntidukirana n'abafite amaraso n'umubiri, yego, ngo ahubwo dukira n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka b'iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Akamba tugira inama akavuga ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, yego, kandi nko murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. amen, ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icuma gikingiriza igituza, ngo mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. yego, ngo kandi ikigeretse kuri byose ngo mutware kwizera nk'ingabo, ngo ariko muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi ngo yose yaka umuriro. yego, Aravaho nimwakire nimufata agakiza k'ab'ingofero, yego, ngo nimwakire n'inkota y'umwuka iryo jambo ry'Imana, amen, ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no gusenga. yego, ngo kandi ku buryo byose ngo mugumye rwose kw'amaso, ngo musabire abera bose. amen, Iwe yarabirata kuravuga ngo mukomeze. Dukomeze iki kindi? Dukomeze kwera imbuto zikwiriye abihanye rwose. Bwa bindi Pawulo nanone yandikiye Abagalati ibice 5:42, arababwira ngo ariko imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza, amen, neza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ngo imeze bityo ngo nta mategeko abihana. Imana ishimwe. amen, amen, Hari amagambo amwe tuza tuvuga tutazi, abantu bagapfa kuyavuga nk'ibintu byamenyerewe mu kanwa kabo. yego, Bakunda kuvuga ngo Yesu ni umukiza, ngo kandi ni umwami wacu. Kibasobanukirwa icyo bivuze wenda. yego, Ni ukuri Yesu yaraje kandi aza ari umukiza w'isi yose. amen, Mbese abatuye isi bose agakiza karabonetse. Niko na Tito yanditse mu rwandiko rwe. yego, Agakiza karabonetse kandi nta utarakagenewe. yego, Muri inzo mu gitabo cy'Ezo agakiza yaravuze ngo no kubaka iyo nkuge. Agera ubwo avuga ngo iyo nkuge ni agakiza twaha. amen, Ngo niba ushaka amahoro ngwino winjiremo. yego, Karatanzwe ariko bamwe ntibakinjiyemo. cyane, Hari n'abakagezemo baraso bagasohokamo. Agakiza ko karatanzwe. yego, Ariko igikomeye bene data, kuvuga ngo kumwemera akaba umwami w'ubugingo bwawe, yego, nicyo kigoye. cyane, Kuba umukiza ni kimwe no kuba umwami wawe ni ikindi. yego, Kubera ko niba ari umwami, umwami gazategeka, kandi yategetse ugomba gukurikiza ibyo yategetse. yego, None si byaza ategeka tuba tubikora koko? Iyaba yadutegekaga koko nk'umwami wacu ko duhora tuzatura ngo ni umukiza wacu, ngo ni umukiza n'umwami wacu, yego, umuntu yakwibaza ngo niba ari umwami wacu udutegeka tugakurikiza, none ubugome buri ku isi muri none kuri none buturuka he? Ko tutabutegetswe n'uyu mwami, ubugome buri mu kuva he? yego, Abantu bagezaho n'inyamaswa zitaragera. Umuntu akanga undi ntiyifuza ko yanabaho. yego, Niba umwami Yesu ari umwami wacu adutegeka ari umwami, urugomo ruri mu bantu rubatera gukora ibigayitse, ubwibone no kwikakaza, yego, ikinyoma gikabije ndetse cyica, kwirema ibice mu miryango,
mu bakijijwe mu matorero mu bihugu mu moko n'imiryango n'indimi yego uko twumva ngo Yesu ni umwami wacu dutegetse ariko twebwe muri Nibature ni umwami wacu. Haleluya, amen amen abo muri Nibature Yesu ni umwami wacu cyane aradutegeka tugakurikiza. Ariko iyo umuntu yibaza mu isi uko wamwatura bose wenyine byo gusaba bavuga ngo umwami bazabona ubwami yego uko bamwita umwami ariko batareka ngo abategeke nicyo kibazo gihari. Imvugo iroroshe kumwita umukiza ukamwita umwami biroroshe kubivuga ariko twati ntabwo ihari rwose. yego imyitwarire ya Satani itera kwikunda gukabije egoisme iri mu bantu. Mbese tubitegekwa n'uyu mwami uyu mwami azadutegeka ngo tumere uko tumeze kuri none. Umuntu urimo kwikunda yari agasa nkaho agiye kurenguka agashaka no kwiyanga yego kubera kwikunda cyane. Uyu mwami yadutegetse gusuzugura umugabo ntacubaha uwundi. yego umugore ntakimenya ko umugabo ari umutware yakwitwa umutware we ahubwo benshi babagize nk'abagaragu babo. Abana ntibubaha ababyeyi yego bikabatera ingaruka ziteye ubwoba n'agahinda. Mbese yaba uyu mwami yadutegekaga koko ibyo zaba bivahe? niba uko tumuririmba ku isi hose hamaze kugera agakiza yaba yari umwami udutegeka byose babiva he? kuko tumwita umwami ariko ntidushake gutegekwa nawe. Bibiliya izivuga ngo umwami ndatwarira inkota gusa. Uranga ko agutegeka ariko ntuzanga guhanwa nawe. Ubuhemu buragwiriye buri muri twe kandi abenshi tujana turimo kugenda muri ibyo bakaho babajana no bituma batwarwanya Imana. Urukundo rwabaye ruke biteye ubwoba. Umugore umwe ngo yarigishije ngo asoma aho hantu ese imperuka ngo urukundo rwabenshi ruzakonja agiye kubavuga ariko asanga muri iryo jambo gukonja hari mu izina rya sebukwe bari bagifite umuco wo gutsinda ngo ashakisha ukuntu ahavuga ngo yamava ngo mu gihe cy'imperuka ngo urukundo rwabenshi ngo baruyoboreramo gahororo. N'uruzi rw'iwacu mu rurambo ruza rukonja noneho gasa n'utsinze yavuga ngo bazaruyoboreramo gahororo. Icyayoboremo gahororo sinzi uko cyosubira kubaho. noneho hagiyemo barafu ndagira Imana tubabarire. Yagize ngo aratsinze ariko yatanze signification nziza cyane. Rwarakonje rwarashize rusigaye ku minwa. Umuntu yokubwira ngo aragukunda werekera akaguhema. Werekera akagucira ibico, werekera akakugambanira. Turasuhuzanya nk'abakundana tubana nk'abakundana ariko twarenga hirya. Imigambi n'abavuga uyu mwami ko ari umwami wabo biteye agahinda n'isoni. Imana tubabarire cyane. Ubwicanyi n'ingeso mbi zose ubisanga mu bitwa ngo babirwa bavuga ngo Yesu ni umwami wacu, ngo Yesu ni umwami ngo kandi umukiza wacu. Birizo ukora byose bitanezeza Imana. Ni ibihamya kudategekwa n'uwo mwami. Imigambi yawe, imigambi yanje ikubamo. Yindi muri bizavuze ngo ihora inyanduza. Ntabwo itegekwa n'uyu mwami.
muzo yari yararangije wagombaga kureka ibi nabyo ariko ibyo yarangije wowe warabigumana. Yego. Kandi yari yavuze ngo nje ndarangije ariko mwebwe murakomeje muracafite urugendo. Mugihe kigiye kubategurira hanyu kugira ngo aho nzaba muzabeyo muracari mu rugendo mukomeze muzi. Yego. Ariko mugende mukurikiza ibyo nabategetse. None ndi turi mu kubikurikiza. Ariko tugatebutsa kugaruka kwa Yesu buri munsi, tugatebutsa kugaruka. Yego. Telesta. Birarangiye n'ukuri kw'Imana yarabirangije. Asigaye nahacu. Yego. Basomye ngo utazemera amagambo yavuze. Bazashika. Yesu niwe wabaye igisubizo, niwe wabaye umukuraho ibyaha byose by'abari mu isi. Yego. Ngo kuko yabyishyizeho byose. Amen. Yesu niwe wanesheje imbaraga zose za Satani. Yesu niwe watumye ibyishimo by'Imana no kugera ku ntego yayo kubana n'umuntu bigerwaho. Yego. Kubaho kwacu rero bagombye kurangwa no kubaho kubaha Imana yacu. Yego. Ibyo nibyo byatunezeza kandi bikanezeza Imana. Ni ukugenda tunezeza Imana, kumvira Imana, kumvira umwami Imana ibyo tubwira, twumvira uko Yesu adutegeka. Reka nkubwire. Yesu ngo yamaze amasaha 6 ngo amanitse ku musaraba ateze amaboko. Yego. Mu bisobanuro bimwe mu makomantere ya Bibiliya bivuga ngo muri ayo masaha 6 barimo ahamagara isi yose ngo nize yikora ibyaha byabo. Yego. Ngo yikora ibyaha bari mu isi bose. Ayo masaha 6 ngo arayasukwaho ibyaha byose utekereza ibyaha bari mu isi bose. Yego. Hari indirimbo twagiraga mu Gaturika twaraga turirimba kera. Bakavuga ngo Yesu wagize ibyago n'agashinyaguro ngo kandi ari we Mana nyiwaremye isi n'ijuru. Ngo ibyo ni ibyaha byacu byakwicishije Yesu. Uno ni muco tubireke ngo tumukunde cyane. Amen. Tacho yazize Pilato yarasohosa arava ukuri ndacana mu bunye. Yego. Nuwera w'Imana ni ijambo wahozeho nta cyaha. Yego. Yego. Ariko baramiza barasakuza ngo niba mubambe barekura umwicanyi barapfa. Ariko bagize neza barakaraba kuko iyo bitaba gutyo niba byarasohoye ngo aturangirize ibyo yaturangirije. Yego. Ikiza kintangaza kuri uyu mwami abandi bami bakunda ibyubahiro. Bagakunda ibibanezeza, bagakunda ubutunzi. Bakifuza kurama. Bagashaka kugira igitinyiro. Ari kwiherezo bagapfa. Yego. Naho umwami wacu uyu mwana w'Imana w'intama wamanitswe amaze gushinyagurirwa no gusuzugurwa ari ku musaraba. Yego. Ngo ahinduka umwami wa bose. Ngo akimika abamagakura abandi. Yego. Ngo ahabwe izina ritari amazina yose. Haleluya. Haleluya. Ahabwe izina rirutari amazina. Amen. Amen. Muri zavuga ngo amazina yose azibagirana yose. Yego. Yabakomeye bo mwisi batizeye Yesu. Yego. Ngo ari ku izina ry'umwami wacu rizahora witeka ryose. Amen. Umuntu kubaza agasuzugurwa yava mu gisuzugura agategeka abami bose. Amen. Ni Yesu wabikoze. Yego. Aravuga ngo mfite inyota iyo wita ngo dipsao. Mfite inyota y'itorero ngo yaraharirangiza. Amen. Aravuga ngo mfite inyota yo guhuza abantu n'Imana. Yego. Mfite inyota izamarwa nuko
mbonye abantu mbironkeye nkabashira imana y'abantu. Ariko twebwe ntabwo turi mu kugira inyota nk'iy'umwami wacu. Yego. Turi mu kugotomera iby'isi bitera inyota buri munsi. Iby'isi ubigotomera bikagutera inyota kurushaho. Yego. Bibiri zivuga ngo isi ubwayo ngo ntizihaga amazi. Yego. Ngo inda ntihaga ibiryo cyangwa ngo ishire inyota. Umubiri ntunyurwe no kwambara. Amen. Ubwenge bwinshi bugatera ihuba no kwifuza gukabije. Yego. Ubutunzi bugatera ibisitaza by'inyota idashira. Ubukene bugatera kwigagira cyangwa guhemuka. Yego. Ariko Yesu wenyine umumarika niwe wageze ku nyota yaravuga ngo birarangiye. Amen. Birarangiye. Amen. Birarangiye. Amen. Yageze ubabwira cyangwa isambara akibwira ngo uyu munsi turabana muri paradiso. Umusaraba ahagirira imbabazi. Yego. Niho nari mbabwiye mu kanya ngo niho no mu kubabazwa kwe ndi yatwibagirwa araraga Yohana ngo nguyu nyoko ngo amarabwira nyina Mariya ngo nguyu umwana wawe. Aratwibuka no mu mibabaro ye ntiyadusiga gutya aravuga ngo abana muze mumenya ababyeyi mumenya abana. Ati ngize inyota. Yego. Ariko irashize kuko mpawe itore. Amen. Ndarironse. Amen. Ndayibonye niba ture. Yego. Mbonye abagabo, mbonye abashumba, mbonye abaririmbyi, mbonye abamama. Inyota yanjye irashize birarangiye. Amen. Haleluya. Haleluya. Icyo asigaje gukora gusa akarangiza agashiraho byose akabishiraho iherezo. Yego. Kugira ngo tugade ku musozo kuko amagambo y'Imana aba hano yaranyuze icyama nkayakurikiza ariko ntacyo batazabavuga. Yego kabisa. Asigaje gusa kuzatandukanya ihene n'intama. Azatandukanya amasaka n'urukungu. Yego. Ahunika amasaka bigazaturima ngo atakusanya ngano. Ibindi ngo azabireka bitwikwe. Yego. Yego. Ikindi asigaje Yesu asigaje kuzatora abagaragu beza bakiranutse muri biki. Ngo abahe byinshi. Amen. Yongera afate abagaragu babi bose batageje ibyo bahawe. Yego. Ngo bazakwa n'ibyo bari bafite. Amen. Nico gisigaye nico arinze umunsi azagaruka. Yaje aje kuducungura no kutubera umwana. Yego. Abatazakurikiza ibyo igisigaye no kuzarobanura. Uri mubahe ndi mubahe. Ko yaturangirije byose. Yego. Inyota y'kwara kuduhuza n'Imana. Ibise byo mu rupfu rwe kuko kugira ngo dukire. Yego. Tukamwita umukiza ariko ndatubera umwami ngo dukurikize dutegeka. Nagahinda cyane. Nagahinda gakomeye. Humura Yesu yarabirangije. Amen. Niki kigutinyisha nikugitinya Yesu yarakurangirije byose. Yego. Niku umutima ushukana ukiguciraho urubanza. Satani azakwibutsa gukerwa kwawe uzumubusomera ijambo rivuga ngo bari muri Kristo Yesu ndateka tuzacirwa. Yego. Yego. Mana ishimwe. Amen. Amen. Twasabye dutangira ngo abwira abantu ngo unyanga ntiyemera amagambo yanjye. Yego. Ngo afite umucira w'iteka. Amen. Ngo ijambo navuze niryo rizamucira w'iteka ku munsi w'imperuka.
ngo sinabivuze ku bwanje ngo ahubwo data wantumye niwe wantegetse ibyo nkwiriye kuvuga. yego ngo nibyo nkwiriye kwigisha. Abwira abantu ngo nanjye nzi yuko itegeko rye ngo ari ryo bugingo buhoraho. yego ngo nukorera ibyo mvuga ngo mbivuge uko data yabimbwiye. amena Aya magambo yose bazatubwira yose na Yesu yavuze. Uziyagira yawe ukagira umwanya kuyatekerezaho ukayatafakari muri wowe ukayashakira ububiko ukayibikamo ukayagendana. yego Abantu bari mu kwamburwa umubiri umwanya mutoya akagenda wenyine ibyo yarunze byose bigasigara cyane. ariko aya magambo nuyibikaho wanasifiwe. haleluya. Nubwo waherekezwa nubwo utaherekezwa ibi bizaguherekeza bizagucisha mu rupfu bikujane mu bugingo. yego Niwemera amagambo Yesu yavuze akirwaho iteka. Akomeza ababwira ngo nari ngifite byinshi byo kubabwira ngo ariko ntimwabasha kubyihanganira. yego Atariko ndabaye izindi favere ya nyuma. Umwuka w'ukuri azaza kandi azabayobora mu kuri kose. yego Ngo kandi ngo azabahaye avuga ku bwanje. Ngo kandi ibyo azaba yaranyumvanye n'ibyo azavuga. amen. Azababwira n'ibigiye kuzaba ejo mutazitwaza mutazashaka urwitwazo. yego Ngo wazanyubahiriza kuko azenda kubyanje akabibabwira. Aduhasira aratubwira ngo ibyo data afite byose ni ibyaje. amena Ngo nicyo gitumye mvuga ngo azenda kubyanje ngo abibabwire. yego Arangiza abwira se ngo data we ubona kubahishije mu isi yego ngo kuko narangije umurimo wambaye gukora. Ngo none data imbere yawe unyubahirishe cya cubahiro nahoranye. Ngo ndi kumwe nawe sitararene. amena Yarabirangije. Tukuja kuri matukavuga ngo Yesu amaze kunesha avuga ijwi rirenga abivuga yeruye ati birarangiye. Twari twararuhijwe twiganyira twihebye yego none turaruhutse. Yesu n'uburuhukiro. amen amena Ngo nuko abishwe n'ibyaha nimuhunge mukire ngo muze mubikurweho. Yesu n'uburuhukiro. haleluya. Arasenga aravuga ngo mukiza ndakwiha ngo niwe wantaruye. amena Uko nzaba ndi kose Yesu nzabuza musingiza. haleluya Yesu yarabirangije. cyane. Ukazugenda n'ubwoba